neza mumeze mute imyaka myinshi iminsi myinshi maze iminsi ntakora vlog nta kiganiro maze iminsi ndwaye bya hatari ariko alhamdulillah nakize meze neza maze iminsi ndwaye ariko mfite na gahunda nyinshi zindeba zitanyoroheye niyo mpamvu mutaherukaga kubona vlog yanjye ariko ndabasezeranya ko n'ubwo zigiye kugaruka nk'ibisanzwe maze iminsi njya i Masaka Dubai Port hari gahunda nari mfiteyo nayo maze iminsi njyayo gutyo wagira ngo hari harabaye iwanjye maze iminsi njya gusura inshuti n'abavandimwe maze iminsi nembereza uburwayi bwanjye hirya no hino nubwo nari ndwaye ko sinari noroheye inshuti zanjye rero mumbabarire abantu mwambuze ndaje ubudasubirayo ndabakunda muryoherwe n'iyi vlog kuri ariya mafaranga muraho neza mumeze neza amahoro y'Imana bane namwe mumbare mumbwire mwana bataransutse neza batsutse neza narabikunze njye meze neza ndashima Imana ariko meze nk'umuntu wabyibushye abantu muri kubona narabyibushye mumbwire njye ndi kubona nariyongereyemo ukuntu nimba ari ibisuko simbizi nuko nameze nk'umuntu wabyibushye numve ko mbakunda nashaka kubabwira rero abantu mushaka imisatsi yanyu n'ibisuko bisaza bisa neza bitarimo umwanda mugende muri Sunrot mubaha amavuta y'imisatsi muhamagare 079 20 36 babiteho babaha ikeya mu bintu byose bishoboka ndabakunda sana sana tena zaidi ya sana muraho neza amahoro y'Imana bane namwe Nyagasani akomeza barinde abahundagazeho impuhwe ze n'imigisha myinshi nashaka kubabwira yuko ubu ngubu ngiye Gisenyi ahenda kanaka ariko ryo kumuntu ngiye Gisenyi ariko sinabura kubwira abantu mwatangiye kumenyera kuzi wanjye ngo ngiye ngo nabariye amafaranga umuntu uzaza nabi yigize nk'umwewe hari ubwo uzasanga nanjye ibyanjye bidatuje ari amasaha yanjye mabi yo gufata imiti yageze tukesurana kandi wowe wabihomberamo ni gute bakurya amafaranga aho kujya kuri ribu warangiza ukazi wanjye ibyo ngibyo byonyine mba muzi ko bigize icyaha kuza mu rugo rw'umuntu sinzi ngo waje we noneho ngo aravuga ngumva ngo mukingure ngo ndamushaka iyo nza wari kumaza iki kumunda nari kukwereka uburyo umuntu yitabara kandi iyo umuntu yatewe akitabara aho nta kibazo kiba kirimo ntabwo baburimo ariko umuntu n'ukuri kw'Imana cyakora uwaje uyu munsi yaje yitonze uwaje iwacu ahetse umwana arambwira ngo yatanze ikirego ngo Kimisagara nyine niba sinzi n'uwatumye nuko yamenye iwanjye twavuganye cyakora nanjye ndamubwira nubishobora uzongera ujye no ku yindi ribu utanga ikirego nanjye natanze ikirego dufashanye wowe yaje neza nta kibazo n'umuntu wari uhetse umwana ariko undi waje n'ahari barabimbwiye uza kwigira nk'aho hari yari iwawe cyangwa ariho watanze amafaranga njye nta mafaranga yanyu mwamaye nimukaze no kumenyera urugo rwanjye no kuruvogera ayo ni amakosa umuntu aba ari gukora bakuririye amafaranga urangije aho kujya aho ukwiriye kujya uje iwanjye mwana urashaka nyuma y'uko wakuririye amafaranga nanjye njye gutanga ikirego cyawe cyo kuza guteza umutekano mukeya mu rugo rwanjye iyo ni gasopo sinshaka hatazagira umuntu wajya kumenyera urugo rwanjye vlog ibaye amatiku ndabakunda cyane
namwe baba bariye amafaranga mujye mwihangana, ntabwo ari ngewe uyabarya, nibayabarya mukamara kumenya icyo mugomba gukora mujye mujya gutanga ikirego, upfa kuba muba mufite ibimenyetso bazajya babafasha, ariko urugo rwanjye gasopo kabisa. uryoherwe na vlog yanjye rero, ngewe umubyeyi ngiye Gisenyi, ndabakunda cyane, dusubire. Mboneye iri kurira bon appétit. Ubirukanye n'abantu nitange ariko none ni vlog. Umunyarwanda agiye kuryama, twagira ngo hari imvura. Ndahera cyane ya pisine. Turatashye tugiye kuryama. Ahantu hari ukuntu hari gusakuza. Uzi ko ari ikivu koko? Yo. Oya? Ni ikivu? Ngo muraho. Yeba, ndarushye. Mvuye Sagabe, mvuye ahantu henshi byataje. Ubu turi saa saba z'ijoro, nta n'inyoni itamba. amaso yazanye haraye tuyazanye haraye ndetse n'umuhanzi mutekereza najyanishije na supaneti. Hano harimo umuseshe. Agapira ndi kubona kangiza akabebe, mwe murabibona muti. Ahantu turaye ko hitwa amazi aba afite imbaraga. Mwaramutse, mumeze neza? Kimeze neza, ndashima Imana. Ndi kurya, tugiye gutaha. Tabakumbuye abantu. Umuhuza wanjye nimba yari yaragiye hehe rwose. Ikintu cyitwa gukora vlog n'ibiganiro byari byaranze, ariko dushimiye Imana ko umurozi yapfuye. Bisa neza kweli. Ibihe
ngiye muri Simba y'Igisenyi. Baje mu bukwe inaha. Unawaza nini sasa? Unawaza nini? Baba bameze neza, ubuzima buraryoha. Niyo mpamvu twisatira uzuriya mugabo rero. Kababaye ukuntu amagambo yose navuze twajyanamo ntabwo turi kubikora. Twari kugukurikira abafana ba Tesa twamunye twabasha kumusubiza. Nanjye narafunye kuwa gatanu Sagabe Neri yari ataragera hano nabo babateka. Njyewe namufonye tumenyane abasitari tumenyane nanjye ndimo ndashaka kuba umusitari. turagusaga mu kanya. Rero abantu mwari mwaramuze nari nabwiye yuko umurozi wanjye Yegera hirya Neri. bankuyemo Hano ugaragaza ukuntu twafashe regime tumeze neza. umukuru w'Imana tumeze neza nuko njyewe nabuze isukuye umubiri kumbo isuku yabaye n'igisasu iraha. Ndimo ndanakira n'ibiheri. Ariko ndimo ndakira ibiheri. Nyine umuti w'ibikoresho harimo irakomeye cyane. nabonye ari muri sanirete bari kumuvura. Yego. mubagane nk'ibisanzwe kuri 079 turi ku mazi. Ninyira neza nibwo nzabereka ibintu nakoresheje niba mubona narabikoze. ariko niba bari kumuvura muri kumasa uzasize n'aha bakayobe nifuza kwitukura. Ibongo ntabwo ndi gusa mu maso. bahita bagufunga. murakoze. Njyewe madamu ngiye kurya ayiwe kuko kiremereye.